Mu gihe isi itangazamakuru ry'imyidagaduro ikomeje kurangwa n'amakuru yihuta kwirakwira mu buryo butangaje, izina rya Prosper Nkomezi ryongeye kugaruka mu bitangazamakuru bitandukanye, ariko kuri iyi nshuro si kubw'indirimbo nshya cyangwa igitaramo yakoze, ahubwo ni ku bihuha by'urukundo by'abamuhuza na Miss Muheto Divine wamenyekanye cyane ubwo yambikwaga ikamba rya Miss Rwanda. Byatangiye nk'inkuru nto yanyuze ku mbuga nkoranyambaga, amafoto make agaragaza abo bombi bari kumwe mu bitaramo by'umuziki, byakurikiwe n'amagambo y'abakunzi b'umuziki n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bavuga ko bashobora kuba ari couple. Aho kugira ngo ayo makuru acogore, ahubwo yarushijeho gukwira hose, abantu batangiye kwandika, abandi basangiza inkuru bavuga ko Prosper ashobora kuba agiye gukora ubukwe na Miss Muheto. Nk'uko bimenyerewe mu isi y'abahanzi, igihe inkuru nk'ivutse iba nk'inkongi y'umuriro mu gasozi karimo umuyaga. Abakoresha TikTok batangiye gukora short clips, utuvideo dutoya basobanura ibimenyetso by'urukundo rwabo, abandi bakandika ku mbuga nka X yahoze ari Twitter bavuga ko bigaragara ko Prosper Nkomezi yishimiye Miss Muheto. Ariko uko inkuru yagiye izamuka, niko abanyamakuru batangiye kwicukumbura. Amakuru y'ibanze yagaragazaga ko Prosper Nkomezi na Miss Muheto nta by'urukundo rwo kurushingana rwa romance bafite, ahubwo bahujwe n'ubucuti busanzwe bushingiye ku bikorwa by'itorero n'umuziki. Nyamara nk'uko bigenda kenshi, iyi nkuru y'urukundo igeze mu matwi y'abantu, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, bahita bayakira nk'ukuri ku buryo biba bigoranye kuyihagarika ngo bareke kubyizera. Kuva ubwo izina rya Prosper Nkomezi ryasubiye mu bitangazamakuru, ariko nanone riganirwaho mu buryo bushya. Ese koko arashaka kurushinga na Miss Muheto cyangwa ni igihuha cyatewe n'ubusabane bwabo busanzwe? Ubundi Prosper Nkomezi ni muntu ki? Ubuzima bwa Prosper Nkomezi bwagiye bwibazwaho n'abantu benshi cyane mu bihe bitandukanye, ariko uko imyaka yagendaga ishira niko amazina yakomeje kumenyekana mu mitima ya benshi. Prosper ni umwe mu bahanzi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana wubatse izina mu buryo bwihariye binyuze mu bihangano birangwamo ubutumwa bw'Imana. Abamuzi neza bavuga ko atari umuhanzi usanzwe, ahubwo ari umuntu utekereza cyane ku byo akora, ufite impamvu ikomeye ituruka mu kwemera ko no mu buzima bwe bwite. Akiri muto yakundaga kujya mu rusengero cyane, akumva ibihangano by'abahanzi bakomeye nka Aime Uwimana, Israel Mbonyi afata nk'icyitegererezo n'abandi, bikamufasha kumva ko nawe ubwe ashobora kugira icyo atanga mu murimo w'Imana. Ibi nibyo byamubereye isoko y'inzozi ze, zimugeza ku rwego rwo kuba umwe mu bahanzi bubashywe mu muziki wa gospel mu Rwanda kugeza uyu munsi. Mu bijyanye n'uburezi, Prosper ni umusore wize kandi wumva ko ubumenyi ari ishingiro ry'ubuzima bwiza. Afite umuco wo gushaka kumva no gushaka abandi, niwe umugaragaza nk'umuntu utuje, utekereza cyane mbere yo kuvuga cyangwa gukora ikintu. Ni niyo mpamvu mu biganiro bye atajya arangwa n'amagambo menshi, ahubwo ahora yihatira gusiga ubutumwa bwafasha abamwumvise. Mu muziki, Prosper Nkomezi yagiye agaragara nk'umuhanzi w'umwimerere, nta kuri indirimbo agamije gusa kumenyekana, ahubwo agira icyo ashaka kubwira abantu binyuze mu bihangano bye. Indirimbo ze nkayibasha gukora, nzayivuga, haleluya, wanyujije indirimbo, nzakingura n'izindi nyinshi, zigaragaza icyerekezo cye nk'umuhanzi usenga atari mu magambo gusa, ahubwo unakoresha impano ye mu gusana imitima y'abantu benshi. Abamumenye mu buzima bwa buri munsi bavuga ko Prosper Nkomezi ari umuntu wiyoroshya, wicisha bugufi kandi uha agaciro buri wese. Abakoranye nawe bo bavuga ko ahora yita ku mibanire myiza kandi ko atajya yirata cyangwa ngo yishyire hejuru nubwo afite impano idasanzwe. Ibi byatumye akundwa cyane mu itorero rye ndetse no mu bafana bo hirya no hino. Mu buzima bw'ubuhanzi, Prosper Nkomezi yahuye n'ibigeragezo bitandukanye nko muri buri rugendo rwose, ariko aho benshi bamanika amaboko, we yahisemo gukomeza imbere yishingikiriza ku Mana. Ibyo byamugize urugero rwiza ku rubyiruko rwinshi rwibaza ko rwakomeza urugendo rwo gukorera Imana mu isi y'iterambere n'ibigeragezo byinshi. Ni muri urwo rwego umuntu atatinya kuvuga ko Prosper Nkomezi ari umwe mu bahanzi bagejeje injyana ya gospel ku rwego rwo hejuru mu Rwanda. Ubu buzima bwe n'imyitwarire ye irimo ubuhanga n'ubupfura bituma benshi bamufata nk'urugero rw'umuhanzi w'Imana nyakuri, udataramira abantu ngo bishime gusa, ahubwo bahumuriza, akabibutsa ko n'Imana igikora ibitangaza. Inshuti ye Divine Nshuti Muheto ni umukobwa w'umunyarwanda wabaye ikirangirire mu marushanwa y'ubwiza ubwo yegukanaga ikamba rya Miss Rwanda 2022 mu kwezi kwa gatatu. Amakuru avuga ko uyu mukobwa yavutse mu mwaka wa 2003, yaserukiraga intara y'Iburengerazuba mu marushanwa ya Miss Rwanda. Mu byagaragaje harimo kwiyemeza gufasha abandi no gukoresha izina rye mu bikorwa bifite umumaro mu muryango. Ku bijyanye no kwizera ko cyangwa ibikorwa by'iyobokamana, nta makuru menshi yemeza ku mugaragaro ko Divine Muheto ari mu buryo bwihariye mu murimo w'Imana nk'uko bamwe mu bahanzi bo mu muziki wa gospel cyangwa abakorera itorero babikora. Icyakora yagiye agaragaza ko akunda Imana, cyane ko agaragara no mu ndirimbo imwe ya Prosper Nkomezi. Ese nubwo byaba ari ibihuha cyane ko na Nkomezi abihamya, abo bombi baramutse bashakanye byaba bimeze bite? Iyo ugereranyije imico n'intego by'aba bombi, biroroshye kubona icyateye abantu kwibaza ko bashobora kuba bari mu rukundo. Prosper Nkomezi ni umuhanzi wubashywe mu muziki wa gospel, wamenyekanye mu ndirimbo zifite ubutumwa bwimbitse n'uburyo bwe bwihariye bwo kuramya Imana. Afatwa nk'umusore wicisha bugufi, uharanira kubaho mu kuri no mu gukorera Imana. Ku rundi ruhande, Divine Muheto ni umukobwa w'icyitegererezo mu rubyiruko, wamenyekanye mu rugendo rwa Miss Rwanda nk'uwari ufite intego z'ubuzima zishingiye ku kwigirira icyizere no gufasha abandi. Bose bafite isura nziza imbere y'abakunzi babo. Prosper Nkomezi nk'umuhanzi ufite ubutumwa bwubaka, Muheto nk'umukobwa wifitemo ubuhanga, ubwitonzi n'ubwiza. Mu gihe amakuru y'urukundo yafataga indi ntera, hari n'abatangiye kuvuga ko abo bombi bari gutegura ubukwe mu mezi make ari imbere. Amakuru yaje gukwirakwira mu buryo budasanzwe ku mbuga nka X na TikTok.
Bamwe bemezaga ko Prosper Nkomezi yamaze gutanga gahunda yo gushyingirwa, abandi bakavuga ko yaba yaranabonanye n'umuryango wa Muheto. Nyamara byose byanditse ubwo Prosper Nkomezi ubwo yabyivugiraga mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, aho yagaragaje ko ayo makuru atariyo kandi ko hagati ye na Miss Muheto nta mubano w'urukundo uhari. Yagize ati ni amakuru yanyuze ku mbuga nkoranyambaga ariko si ukuri. Muheto ni inshuti isanzwe nta kindi kirenzeho. Iryo jambo ryahise rikuraho byinshi mu byari byavuzwe, ariko ntihise akumira n'impaka z'abantu batemera ko umubano wabo ushobora kuba ari uwo gucudika bisanzwe. Nubwo Prosper yabihakanye, inkuru ikomeje kuba mu buryo bwa public imagination, ni ukuvuga inkuru itari y'ukuri ariko abantu bakayemera mu mitima yabo kuko ibisa n'ifite ishingiro. Bamwe bavuga ko bashobora kuba barahisemo gucunga ubuzima bwabo bwite bakanga gutangaza ukuri, abandi bakavuga ko ukuri kuzagaragara nyuma y'igihe. Nkomezi yabishyizeho umucyo nyuma yo kumvisha inshuti za album yashya yise Warandamiye mu gitaramo. Miss Rwanda Nshuti Muheto Divine yari umwe mu bitabiriye igitaramo cyo kumurika album nshya Prosper Nkomezi. Ubwo yarabajijwe ku rukundo rwe na Miss Muheto, Prosper Nkomezi yagize ati ni inshuti yanjye yari yaje, nari natumiye inshuti zanjye nawe rero yari yajemo. Ibyo inkuru z'urukundo muzisibere rwose ntabwo ari byo. Abajijwe niba atazaba yarabeshye abantu mu gihe byazagaragara ko bakundana, yagize ati ntabwo nabona arababeshye, nimubibona nyuma bizaba ari igihe cyabyo. Ni ugutegereza rero, wenda bibaye bazaba barakundanye nyuma.